Mwene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, ni mwene so Irivuzimana Isai. Turi imbere y'Imana kandi turi imbere yanyu kugira ngo dufatikanye umwanya wo gusenga. Ko ndumva nshaka kuba twafatikanya umwanya wo gusenga, kuko gusenga bigira umumaro. Imana ishimwe cyane. Reka rero tubanze dusenga Imana, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, ubundi dufata akanya ko gusenga. Ko ndumva nshaka kugusengera wowe kugira ngo imbaraga zibonekerwa mu masengesho nawe zikugereho. Hari ibisubizo bituruka mu buryo bw'uko abantu babaye mu bihe byiza byo gusenga. Kano kanya ndumva ndi mu mbaraga zo gushaka gusenga. Umusozi wose urumbaraye imbere yawe, hari icyo Imana yawe ukoraho. Amen. Dusenga Imana, dusome ijambo ry'Imana, hanyuma nyuma y'ibyo tuze gufata umwanya wo gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu turagusabye kugira ngo kano kanya turi imbere yawe, turasabye kugira ngo ubane natwe kandi dukoreshe iby'ubutwari, ubuntu bw'Imana bwinshi butubeho. Cyubahiro cy'Imana kitugote impande zose mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abayuda Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira. Ku murongo wa 11 haravuga ngo, Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Amen. Tugiye kuganira ijambo mpaye umutwe uvuga ngo, Imana ikohereze marayika wo kugukiza amaboko ya Herode. Imana ikohereze marayika wo kugukura mu maboko y'umwanzi wawe. Imana ikohereze marayika yo kugukura mu kibazo umazemo igihe utabasha kwikuramo. Haleluya. Imana ikohereze marayika kandi winjire mu mbaraga zo kwizera, kuko mu kwizera nimwe Imana ikorera. Imana ikohereze marayika wo kugukiza imigambi y'abayuda. Abayuda bari bagufiteho imigambi mibi. Tugiye gufata umwanya dusenge, tubwire Imana ngo, Uwiteka, ni wowe ufite imbaraga zo kunkiza aya maboko mfite. Ni wowe ufite imbaraga zo kunkiza imigambi y'abantu itari myiza ku buzima bwanjye. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira bamwe bo mu itorero kubagirira nabi. Ngo afata uwitwa Yakobo, ngo amwicisha inkota. Ngo amaze kubona igikorwa akoze kigayitse nk'icyo, ngo kinejeje abayuda, ngo aravuga ngo, noneho ko abayuda bagishimye, ngo ngiye kwiyongeza n'abandi mbagirire uko nagiriye abambere. Ngo ariyongeza afata n'uwitwa Petero. Ngo akimara kumufata, ngo ab'itorero barabimenya. Sifa kwa Mungu. Ngo bamaze kubimenya, binjira mu bihe byiza byo gusenga. Mana ishimwe. Tugiye gufata umwanya tukwingingire. Wowe ufite abantu bagutekerezaho ibibi, bagufiteho imigambi mibi, hari Imana mu ijuru tugiye kubwira, iragukiza ayo maboko. Sifa kwa Mungu. Ireta ku amando.
hari Imana iri bugukiza amaboko y'umubisha, hari Imana iri bugukiza amaboko y'umwanzi wawe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abayuda bari Shushani, ngo hari uwitwa Hamani, ngo yabagiriye inama mbi yo kubagambanira ku mwami, ngo bandika impapuro zo kugaragaza ko aha abantu abayuda bose bari, haba umuto n'umukuru. Baravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12, ariko kwezi kwa Adari, dushizeho itegeko ko ahantu umuyuda wese ari agomba kuzicwa. Ariko ngo abayuda kuko bari bazi Imana yabo, haleluya 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 haleluya, baravuga ngo no, ntabwo bikunda. Nubwo bimeze bityo, ibi bintu nibyaba bitavuye ku Mana, tugiye gupfukama imbere y'Imana tuyibwire. Tujye mu bihe byiza byo gusenga, tubwire Imana ngo Uwiteka ni wowe ufite imbaraga zihagije, wadukiza imigambi y'abanyamigambi mibi. Uwanditse yaravuze ngo yica imigambi y'incakura. Haleluya haleluya. Imana iburizemo imigambi y'incakura zikuri ku buzima bwawe. Imana yica imigambi y'incakura ku rubyaro rwawe. Imana yica imigambi y'incakura ku mugabo wawe. Imana yica imigambi y'incakura ku mugore wawe. Imana yica imigambi y'incakura ku muryango wawe. Imana yica imigambi y'incakura mu nshuti zawe. Haleluya. Hari Imana mu ijuru ifite imbaraga zijye ziburizamo imigambi y'incakura. Amen. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo nuko ngo amaze kwiyongeza agafata Petero, ngo ariko amufatira mu gihe ngo bagiye gutangira ngo kurya ngo imitsima idasembuwe cyangwa se gutangira Isabato. Barabanza baramubika, baravuga ngo turashaka Petero tuzamwice niturangiza gukora iby'amateraniro yacu. Ariko ngo abitorero barabimenya, ngo barapfukama bajya mu cyumba bahamagara iyo mu ijuru. Reka nkubwire, Imana dusenga si Bayali, iyo dusenga si Dagoni, ntabwo ari Ashera, ntabwo ari izuba, ntabwo ari ikigirwamana, ahubwo ni Imana nyamana. Iyo nkubwira nonaha, ni Imana ifite amatwi irumva, ifite akanwa iravuga, ifite amaboko irakora. Haleluya. Ifite imbaraga zo kugukiza amaboko mabi ashaka kugusohorezaho ibyo batekereje bidakwiriye ku buzima bwawe. Tugiye gufata umwanya dusenga. Iyatabaye Petero ikamukiza amaboko ya Herode, niyo tugiye kubwira nawe igukiza amaboko y'umwanzi wawe. Haleluya. Ni Imana yumva gusenga, ni Imana itabara. Abayuda ngo bamaze gusenga, haleluya, iyo usomye mu bice 9 haravuga ngo mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 13 ngo nibwo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Ngo nibwo abanzi b'Abayuda ngo bari bazi ko bagiye kubagiraho ububasha. Bibiliya iravuga ngo ariko birahinduka, ahubwo Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi ba. Haleluya. Imana yo mu ijuru igira ibintu ihindura ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana sifa kwa, ariko Imana ishimwe cyane. Hari Imana mu ijuru ibasha kurogoya imigambi y'ababisha. Hari Imana mu ijuru ibasha kurogoya imigambi y'abagome. Ni Imana tugiye gusenga, ni Imana iri mu ijuru. Birahinduka, birahinduka. Turaza gusenga isengesho rivuga ngo Mana bihindure, Imana ibihindure. Abari bazi ko bagiye kugiraho ububasha, Imana ni ibihindure. Haleluya haleluya haleluya. Imana ihindure ibyari bizi ko bigiye kugira ububasha ku rugo rwawe. Imana ibihindure. Amen 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 amen. Imana ibihindure, Imana ibihindure. Mama, Imana ibihindure. Papa, Imana ibihindure. Mu kazi kawe Imana ibihindure. Mu mikorere yawe no mu migambi yawe Imana igira ibintu ihindura. Ibyari bizi ko bigiye gusohoza inama mbi ku buzima bwawe, Imana ibihindure. Haleluya haleluya. Imana ibihindure. Bibiliya iravuga ngo bimaze guhinduka, Imana ibaha kwigaranzura ababisha babo, ahubwo Abayuda ngo ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Barabatikiza, barabamara. Hanyuma ngo Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kubaha iyo ntsinzi, Bibiliya iravuga ngo Abayuda baracya,
ngo nabo ngo bagira ibirori, kugeza ubwo ngo abantu b'Ishushani ngo basabye ko bahabwa uburenganzira bwo kuba abayuda, basaba ubwenegihugu kuko Imana yari yabibutse kubwo gusenga guhindura ibintu mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo abitorero bamaze gusenga, Imana yumva amasengesho y'abitorero. Petero ari mu nzu y'imbohe, Imana yumva gusenga ko abanyetorero bari kumusabira ku mwami Imana. Nawe tugiye kugusabira, umaze igihe ku gisasiro, ariko tugiye kugusabira mu ijuru. Baguhagurutse bagukure kuri icyo gisasiro mazeho imyaka ntazi, ubwo buribwe umaranye igihe. Tugiye kugusabira ku Mana, Imana hagira ikintu ikora. Haleluya! Imana irumva, Imana irakora, Imana iguhagurutse. Bibiliya iravuga ngo isengesho risenganywe kwizera ngo rizakiza umurwayi, kandi nubwo yaba yarakoze ibyaha ngo azabibabarirwa. Tujye twizera ijambo ry'umwami Imana. Amen. Yumvise abitorero bari gusabira Petero, Imana ikohereza marayika ikamukura mu maboko y'abasirikare 16 bamurinze, ari mu nzu y'imbohe ngo hagati, ndetse ngo banamubohesheje iminyururu. Marayika w'Uwiteka hageze ngo iminyururu yaribwirije iragwa. Ibyari bikuboshe by'abantu bakubohesheje, Imana ikohereze marayika, imigozi yari ikuboshe nikuveho mu izina rya Yesu. Imigozi yari ikuboshe wa mukobwa we, Imana ikohereze marayika agukureho imigozi, agukureho iminyururu. Yewe mubyeyi, nagira ngo utangarize, nubwo ushobora kuba umaze igihe kirekire nta n'urubyaro ufite, ariko hari Imana mu ijuru yumva amasengesho. Haleluya! Igatanga urubyaro, ikazibura inda ibyara, Imana igashiramwo abana bakavuka. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Hana herutse gusenga, ahamagara iyo mu ijuru, arayibwira ngo Uwiteka we, ndakwinginze unyibuke, nanjye inda yanjye uyihe gutwita, mbyara umwana, kandi navuka nzamugutura umukozi wawe. Ashimwe Yesu. Imana yumva amasengesho. Haleluya! Imana yumva amasengesho. Irangije ngo imaze kumwumvira, igira ikikora mu masengesho. Hari iby'Imana ikoreramo. Tugiye gufata umwanya dusenge, Imana igukiza amaboko ya Herode. Haleluya! Imana ikuremera ibirori, Imana ikwishimire, Imana ikuneshereze ibyari byarafunzwe ku buzima bwawe. Kubwo gusenga, Imana ibihe gufunguka ibitari bifite ishusho. Kubwo gusenga, tugiye gusenga Imana ibihe ishusho. Haleluya! Kandi wizere. Bibiliya iravuga ku mugabo w'umusirikare wari ufite umugaragu ngo urwaye ameze nabi, azabwira Yesu, aramubwira ngo Yesu, mfite umugaragu wanjye kandi urwaye ameze nabi. Yesu aravuga ngo ndazamukize. Uwo mugabo ngo yazamuye kwizera, aravuga ngo mwami, nanjye ndi umwe mu bantu batwara abandi. Iyo mbwiye umwe ngo nagende, aragenda. Nabwira undi ngo garuka, akagaruka. Nabwira undi ngo kora iki, akagikora. Ndakwizeye mu bubasha ufite. Haleluya! Tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Ngo uwo mwanya Yesu aratangara, aravuga ngo no mu Bisirayeli sinari nabona umuntu ufite kwizera nk'uko. Ndagusaba wizere, Imana iguhagurutse. Ngiye kugusengera icyo kibazo umaranye imyaka myinshi, umwami Yesu agira icyo agikoraho. Haleluya! Dufata akanya dusenge. Niba unarwaye, fata aho urwaye, aho ubabara, ukuntu wiyumva, wirambitseho ibiganza. Nanjye ngiye kugusengera Imana. Hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibohora. Haleluya! Mu masengesho dukirizwamo ibintu bikomeye. Ashimwe Yesu. Haleluya! Niba hari n'ibintu byakubase, ibyo utazi, indwara z'amayoberane mu mubiri wawe, hari Imana mu ijuru isobanura ibintu bigasobanuka. Imana igira ikintu igukorera. Haleluya! Bibiliya igaragariza undi mugore wari umupfakazi afite abana, hanyuma ngo umugabo we apfa afite ideni. Ushobora kuba muri ubu buzima hari n'ideni ubona ari kumereye nabi, ariko kubwo gusenga tugiye kubwira Yesu ngo Yesu, iri deni mwami, wabasha kugira gute kurinyishurira? Oya, wivuga ngo ni ryinshi. Imana n'amamiliyari 200 yayishura, na miliyari Imana yazishura kubwo gusenga.
Imana ifite ibisubizo. Haleluya. Imana ifite ibisubizo mama. Imana ifite ibisubizo papa. Imana ifite ibisubizo mukobwa. Imana ifite ibisubizo musore. Fata imbaraga muri kano kanya, dufatana akanya ko gusenga. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, kuko imbaraga zayo nyinshi zikorera muri twebwe. Fata akanya dusenge. Pfukama ahantu uri, cyangwa se ahantu uri hose, fata pozisiyo wumve ko tugiye gusengana Imana. Imana igira icyo ikora kuri uwo musozi ukomereye nabi. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, turagushima kuri Imana y'imbaraga. Uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Turasenza Imana muri kano kanya. Uyu muntu ufite ikibazo cyo kuba afitwe n'amaboko mabi, kandi ayo maboko akaba afite n'imigambi mibi yo kumugirira nabi, turasenze ngo wohereze marayika w'Uwiteka. Haleluya. Umurwayi ahantu arwariye, tuhohereje marayika w'Uwiteka kugira ngo amuhagurutse ku burwayi. Bibiliya igiye imbwira ngo ku irembo rya Salomo, cyangwa se ku mabaraza ya Salomo, y'urusengero rwa Salomo, ngo hariho ikidendezi. Ngo iyo marayika yazaga, ngo umuntu ngo bakamushyira muri icyo kidendezi, ngo uburwayi yabaga afite bwose waraburangizaga agataha ari amahoro. Ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri, kandi ni kuzahora iteka ryose. Ndahagurutsa uyu murwayi umaze igihe, niyakire nahure n'imbaraga zimukiza. Tumukuye mu burwayi, mu maboko y'uburwayi, navemo, niyakire ubuzima mu izina rya Yesu. Indwara y'uburyo bwose, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro, turasabye ngo imbaraga z'Uwiteka zikize uyu murwayi. Ufite irideni turamusengeye, mu ijuru nibarema inzira yo kwishuriramo. Haleluya. Umubyeyi uri hano uri kurizwa nuko nta rubyaro afite, turavuze ngo iyi nda niyakire gusama. Ikintu cyose cyatumaga adasama nigikugwaho mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Turasenze uyu mukobwa umaze igihe nta rushako, turamusengeye. Impamvu yose yatumaga nta rushaka agira, tuyikujeho imbaraga zo gusenga, niyakire gushaka mu izina rya Yesu. Uyu musore nawe nuko turasenze Imana. Uyu muntu ufite diplome, uyu muntu ufite imishinga myiza, ariko akabura support yo kugera mu bitekerezo bye no mu nzozi ze, turavuze ngo impamvu yose yatumaga atagera mu cyerekezo nikurweho. Ari yatewe n'abadayimoni nikurweho, ari yatewe n'abantu nikurweho. Nonaha imbaraga za Kristo Yesu nizimuheshe igisubizo. Urakoze kuko zibiruta cyane ibyo dusabye. Urakoze kuri Imana ihagurukije abantu. Urakoze kuri Imana iremye amashimwe. Haleluya. Umuntu wese wari ufite intambara z'uburyo butari bumwe, nzikujeho imbaraga z'amasengesho. Nonaha ndatura ku muntu wari ubuze icyerekezo. Haleluya. Ndatura amahoro, ndatura uburinzi, ndatura gukomera no gukomezwa, ndatura gusubizwa n'Imana. Urakoze kubyemeye, urakoze kubikoze, urakoze kutabaye abantu, kandi ukaburemye ishimwe mu bantu waremye. Cyubahiro n'ubutware no kunesha nibikomeze kuba iby'Imana iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.